inkuru ziba zigiye zitangaje hirya no hino twe tuba tugenda tuganira. So reka nsuhuze abantu bakundaga wa munyamakurukazi wo muri Kenya Tanasha Donna. Muramwibuka mu bikabyo byinshi cyane ari kumwe mu ndirimbo na Diamond batwereka ko bambaye impeta bagenda bagaragura ibiganza, ariko byaje kurangira buriya rero ni hatani. Yo mpamvu jewe buriya iyo ndi mu rukundo kugira ngo nzabishyire public byamaze ku hitinga twaramaze gutegurira nyine mu gikari twaratwetse ubundi twe tugahita twimanukira. Reka nsuhuza abantu bose rero bakunda gutegura bagatwika bakimanukira. Lokikira biranyumeze ute Sky 2 WhatsApp. Reka dusuhuze umuntu nanone witwa Nakaso wa mutipe ninde mana wa mutipe ngo yitwa Papa Changwe. Reka nsuhuze umuntu witwa Jamie the Master, umuntu witwa Thompson Ishimwe Silver WhatsApp. Reka nisere ko mumeze bon abantu bose mukunda indirimbo za Flava cyangwa se indirimbo zituruka n'indirimbo zituruka muri Tanzania. Amakuru tubafitiye nawe mu nyihanzi Diamond Platnumz man. Uyu Diamond Platnumz ni wa musore nyine ufite iminwa minini, wa musore ufite tatouage, wa musore bakunda wa musore wabanye n'abantu batandukanye bamuvuze mu rukundo na Wema Sepetu wo muri Tanzania bamuvuga mu rukundo, ndetse n'umuntu witwa na Hamisa Mobeto ko bafite nyine umwana igiye avuga mu rukundo yanabanyeho na Zari Hussein the Red Boss WhatsApp South Africa. Hanyuma rero arongera na Tanasha Donna, murabizi mu minsi yashize banabyaranye n'umwana rero. Hanyuma rero kuri ubu inkuru igezweho kora subscribe ku Mutko TV, call share, like and sometimes comment man. Hanyuma rero nuko Diamond Platnumz yamaze kubona umukunzi mushya banitegura kubana. Ayo Diamond azahora abana n'abantu. Ejo ni bamuvugaga mu Rwanda mu rukundo na Fofo wa undi kina muri Papa Sava. Mbona benshi banavuga ngo ni wa mukobwa w'ikibuno. Se mukobwa w'ikibuno abaho. Fofo uzabiyame. Nyuma ro y'amezi agera kuri 5 Diamond Platnumz amaze atandukanye na Tanasha Donna Kachi banabyaranye umwana w'umuhungu. Yatangaje ko yamaze kubona umukunzi mushya yifuza ko banashinga urugo na Seb Abdul cyangwa se K Diamond Platnumz w'imyaka 30 nyine uzwi nka Diamond Platnumz. Yatangaje ko nyuma yo kubona umukunzi mushya yahise yiyemeza gushinga urugo kuko arambiwe imikino yo gutereta no kwiruka mu bakobwa. Bizagushobokera ko numva nducamanza. Yakomeje avuga ko rero imyaka irimo kumucika igihe, ariko iramucika ite ko nzi ko uyu Diamond afite abana bahagije. Diamond abafite. Hanyuma reka dusuza abantu bari muri Tanzania Joseph Mezute Kabano n'abandi batandukanye bari hari mu mujyi wa Dodoma. Yakomeje avuga ko rero imyaka irimo kumucika igihe agezemo kikaba ari icyo gutuza nk'uko yabitangarije ikinyamakuru cy'imyidagaduro muri Tanzania cyitwa kahawatungu.com. Ati sinkiri njyenyine mfite umugore nshaka kurongora tukabana. Nk'ubu ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 ndaba nujuje imyaka 31. Uziko mu rutabana Diamond uri peti urindiri. Rero sinshaka kuguma mu mikino, ngomba kurongora. Ntubikora buri munsi subundi. Uyu muhanzi rero ukunzwe cyane mu karere no muri Afrika ntiyigeze atangaza amazina y'umukunzi we, gusa icyo yakomeje ahamya ni uko we n'uyu mukunzi we mushya bafite gahunda yo gukora ubukwe bagashinga urugo kandi mu gihe cya vuba. Amakuru aje abihamya yuko se umubyara Abdul Juma mu minsi ishize yamusabye gushyira hasi umupira akava mu mikino arimo akareka kwirirwa azenguruka mu bakobwa ahubwo agahitamo uwo yumva umubereye bazabana agashinga urugo nk'abandi. Papa warakoze gukebura uyu musore yarazenyereje East Africa, ubu hari hatawe yahari Burundi Rwanda kuko Tanzania yarahavuye kwa Tanasha, Uganda arahava murabizi cyane hari kwa Lady Boss cyase Zari Hassani. Muri Tanzania ho yenda buri yabo tuzi ni Wema Sepetu ngo yanamukuriyemo indaso.
Diamond rero yagiye ahura ari bizaza na Tanasha Donna nyine Amine Hamisa Mobeto we barabyarana. Diamond rero numwe mu bahanzi b'ibyamamare bavuzweho ubushurashuzi no kujagarara cyane mu bakobwa batandukanye nyuma yuko uwo bakundanaga wese batamaranaga kabiri bikaba ari byo binatuma afite abana bane bose badahuje ba nyina. Murabizi hari babiri afitanye na Zari Hassan, hari umwe afitanye na Hamisa Mobeto, n'umwe afitanye na Tanasha Donna, nkeka hari n'abandi. Uyu mukunzi mushya wa Diamond nanamenyekana araba abaye uwa gatanu mu bagore bazwi bakundanye nawe nyuma ya Wema Sepetu wabaye nyampinga wa Tanzania nyine 2006, umunyamideli w'umunya Uganda Zari Hassan the Red Boss, ndetse n'umunyamideli Hamisa Mobeto n'umunya Tanzania, ndetse n'umunya Kenya Tanasha Donna Wakache wa munyamakuru nyine utwika baheruka gutangundukana mu mezi atanashize, ari nawe byari byitezwe ko bazarushingana, ariko namwe mwari mwatwiriyeho nayo rwose. Shawe rero byoroshye twabwiraga Diamond kono byifashe, ariko kandi ku rundi ruhande nanone Tanasha Donna mu minsi yashize yasobanuye ibintu akumbuye muri Tanzania n'umukunzi we mushya. Tanasha Donna rero nyuma yo gutandukana Diamond hanyuma agahambira utwa agasubira iwabo muri Kenya, avuga ko hari ibintu yarakumbuye muri Tanzania birimo ibiryo. Tanasha uyu nguyu wihugiyeho muri iyi minsi hamwe n'umwana bavuga ko hari ahantu akumbuye cyane muri Tanzania n'ibintu birimo ibiribwa ndetse n'ikirere cyaho, aho yavuze ko akumbuye ibiryo n'ikirere cyo muri Tanzania ndetse n'abantu bagira umutima n'ubuntu. None se ntiwari wamuhaye Diamond kandi agira umutima n'ubuntu? Nubwo Tanasha avuga ko hari abantu akumbuye muri Tanzania, kugeza bavuga ko yatandukanye na Diamond mu rwego rw'ubuzima bw'umwana nubwo mu mutwe, kuko kwihangana byari byaramunaniye ndetse nta yandi mahitamo afite. Mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru True Love, abajijwe niba koko yasubira na Diamond, yavuze ko kugeza ubu asa nk'uwataye umutwe atazi niba byashoboka, ariko urukundo rurababaza. Reka nsuhuza abantu bose bababajwe n'urukundo bagata umutwe, sometimes bakajya banarira, ariko hari n'abiyahuye. Ati ubu nataye ibitekerezo, ntabwo nzi niba byakunda gusubirana nawe. Abajijwe n'umufana niba ubu ari wenyine single, Tanasha yashubije ko ubu muziki we ari wo w'umugabo bari mu rukundo, kandi nta gahunda yo gushaka undi afite. Urumva rero ngo umuziki we ngo niwe mugabo. Ati naramubonye umugabo, umuziki niwe mugabo wanjye kandi nta gahunda mfite yo gushaka undi. Umuziki rero ahugiyemo muri iyi minsi, avuga ko ari umwe mu mpamvu yatumye ibintu bidogera. Hanyuma igihe yabanaga na Diamond akanavuga ko hari abantu batishimiye ibikorwa bye byasaga n'ihungabana hagati yabo. Rero Diamond uri tayari cyangwa ni bya bindi bya twero turi ba bandi barimo barategura batwika twimanukira ku Muvuduko TV.